kuwa 26 Ukuboza 1985 ubwo hamenyekanye urupfu rwa Dian Fossey. Abanyarwanda bitaga Nyiramacibi yishwe n'abantu kugeza na n'uyu munsi bataramenyekana. Uyu Nyiramacibi yari umushakashatsi mu bijyanye n'inyamaswa, umwihariko akaba yarageze mu Rwanda ndetse agakunda ingagi cyane, ahitamo no kubana nazo mu misozi y'ibirunga iherereye mu Kinigi, ari naho yaje gupfira aranahashyingurwa. Kugeza ubu ni naho umurambo we uruhukiye. Tariki ya 27 Ukuboza umwaka w'1985 nibwo Dian Fossey wari umushakashatsi mu ngagi zo mu birunga asanzwe yishwe n'abantu batazwi. Yari yakubiswe mu mutwe kandi afite ibikomere by'umuhoro. Dian Fossey yari umuhanga mu by'ibinyabuzima, yamenyekanye ku bushakashatsi yakoze ku buzima bw'ingagi. Mu bushakashatsi bwakorewe mu Rwanda yafumbuye ibintu byinshi by'ingenzi kuri ubu bwoko bw'ibinyabuzima binini. Yakusanyirije mu gitabo cye yise Gorilla in the Mist cyangwa se ingagi mu gihu. Mu mwaka w'1966 Dian Fossey yageze mu Rwanda, aho yahise ashinga ikigo cy'ubushakashatsi ku ngagi cya Karisoke Research Center. Inshingano zacyo akaba kwari gukora ubushakashatsi ku ngagi zo mu misozi miremire zari mu ishyamba ry'ibirunga bihuriweho n'u Rwanda, Uganda ndetse na Congo. Dian Fossey yavutse ku ya 16 Mutarama mwaka w'1932 apfa ku ya 27 Ukuboza 1985. Yari umunyamerika w'inzobere mu kubungabunga ibidukikije no kwita ku nyamaswa z'inguge. Yamenyekanye cyane kubw'ubushakashatsi bwimbitse yakoze mu matsinda y'ingagi zo mu misozi miremire mu Rwanda kuva mu mwaka w'1966 kugeza yishwa mu 1985. Yigaga imibereho y'ingagi buri munsi mu mashyamba yo mu birunga, abanje kubishishikarizwamo cyane wari umuhanga Louis Leakey. Gorillas in the Mist cyangwa se ingagi mu bihu. Iki ni igitabo cyasohowe imyaka 2 mbere y'urupfu rwe. Ni inkuru ya Fossey ivuga ku bushakashatsi bwe bwa siyansi bwerekeye ingagi mu kigo cy'ubushakashatsi cya Karisoke ndetse n'akazi yakoze mbere yaho. Iyo nkuru yaje guhindurirwamo filime yo mu 1988 yahawe izina rimwe. Fossey yari umwe mu bahanga mu bumenyi bw'inguge nini babayeho ku isi hose. Yari umwe mu bagize Trimates, itsinda ryari rigizwe n'abahanga b'abagore bakomeye boherejwe na Leakey kugira ngo bige inguge nini zirimo ingagi, inkende n'ibitera, bazisanze aho ziba. Yamaze imyaka 20 mu Rwanda, aho yashyigikiye byimazeyo ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije. Yarwanya cyane ubukerarugendo n'ubuhigi bwari bwibasiye izi nyamaswa ku buryo bukomeye. Ibi byatumye amenyekana cyane kandi abantu benshi nabo bamenya agaciro k'ingagi. Fossey n'ingagi babanaga baje kuzura urugomo rw'abahigi. Nyuma y'icwa ry'ingagi habayeho amakimbirane hagati ye n'abari bazishe. Mu gihe gito ese yicirwa mu kazu yabagamo aho mu birunga. Kugeza ubu ntavugwa rumwe ku waba yaramwishe. Ibikorwa bya Fossey by'ubushakashatsi no kubungabunga ibidukikije byafashije cyane kugabanya umuvuduko ingagi zicwagaho, kuko ubu bari hafi kuzimara. Ibyo yakoze byakomereje mu muryango yasize ashinze wo kubungabunga ingagi witwa Dian Fossey Gorilla Fund mu 1967. Uyu muryango niwo kigo cy'ubushakashatsi kizwi nka Karisoke Research Center. Umunyamakuru w'umunyamerika wamaye cyane nka Ellen yatanze inkunga kuri uyu muryango yo kubaka ikindi kigo nk'iki cyo kunganira bisanzwe hafi na pariki y'ibirunga. Icyo kigo kikaba cyitwa Ellen DeGeneres Campus, giherereye i Musanze mu Kinigi. Ese ubundi inde wishe Dian Fossey tuzi nka Nyiramacibi? Imyaka 37 irashize Dian Fossey, umunyamerika wagize uruhare rukomeye mu ingagi zo mu misozi miremire zitazimira, uko twabyumvishe hejuru, yiciwe muri pariki y'ibirunga. Ariko kugeza na n'ubu urupfu rwe ruracyarimo urujijo kuko abantu tutaruvugaho rumwe. Mu minsi ishize mu Kinigi mu karere ka Musanze hatashe ikigo Ellen DeGeneres Campus, ikigo cy'ubushakashatsi ku ngagi cyubatswe ku nkunga ya Ellen DeGeneres mu rwego rwo guha agaciro uyu mugore witangiye ubuzima bw'inyamaswa yakuze akunda.
mu ijambo yavuze ku munsi wo gutaha iki kigo. Growing up, my hero was Dian Fossey because of what she did to bring awareness to the mountain gorillas. I remember reading National Geographic and seeing Dian Fossey, this woman in the jungle. Dian Fossey, Abanyarwanda bitaga Nyiramacibiri, yavukiye San Francisco muri leta ya California mu mwaka w'1932. Yaje gukora ari umuhanga ndetse akunda inyamaswa kugeza ubwo ava mu ishuri ry'ibijyanye n'ubucuruzi yari yarahitiwemo na se, agakomeza ibijyanye n'inyamaswa maze abona impamyabushobozi mu buvuzi bw'amatungo. Mu mwaka w'1963 Dian Fossey yatangiye urugendo muri Afurika, aho yafashe amafaranga yabitse asaba n'inguzanyo mu mabanki, atangira kuzenguruka pariki nyinshi zo muri Afurika agendeye ku bushakashatsi bwakozwe n'abashakashatsi b'Abanyamerika mu ngagi zo mu misozi miremire. Yiyemeje nawe gukora ubundi. Mwaka w'1966 yavuye muri Kenya yerekeza mu Birunga mu mwaka w'1967 gukora ubushakashatsi ku ngagi. Yari amaze gusobanukirwa byinshi mu mibereho yazo, akaba yari amaze gusobanukirwa ndetse amaze kuba inshuti n'izi nyamaswa zo mu misozi miremire. Mu myaka yamaze mu Birunga abana n'ingagi, dore ko ari naho yari afite inzu, yavumbuye byinshi ku ngagi ndetse bigenderwaho n'uyu munsi, birimo ibyo zikunda kurya, ko zibana mu miryango ndetse n'ibijyanye n'amarangamutima yazo. Uyu mugore kandi yibukirwa ku ruhare yagize mu kurwanya ibikorwa by'ubushimusi ndetse no gutabara ingagi yasanze ziri hafi kuzimira. Turakibaza duti, ninde wishe Dian Fossey? Mu gitondo cyo kuwa 27 Ukuboza 1985 nibwo Dian Fossey yasanzwe mu nzu ye yishwe. Inzego z'umutekano zasanze inzu ye yapfumuwemo umwenge, bigaragara ko uwamwishe ariho yanyuze. Umunyamerika Richard Maguire wakoranaga na Dian Fossey mu bushakashatsi ku ngagi ari mu bageze aho uyu mugore yiciwe mbere. Mu kiganiro yagiranye na National Geographic binyuze muri filime mbarankuru yiswe Secret in Mist, Murder on the Mountain, uyu mugabo yavuze ko Dian Fossey yishwe urw'agashinyaguro. Aragira ati, ninjira muri icyo cyumba nasanze ibintu byose byasandajwe, impapuro sinyanyagiye ahantu hose. Umutwe we ahagana inyuma hari amaraso ndetse yamwuzuye mu musatsi, afite igikomere mu maso cyambukiranye izuru n'itama. Undi wabonye umurambo we kuri uwo munsi ni Joseph Munyaneza, nawe wakoranye n'uyu mugore. Munyaneza yavuze ko mu byagaragaraga icyo gihe Dian Fossey yicishijwe umuhoro. Aragira ati, niboneye umurambo we yicishijwe umuhoro kugeza apfuye. Byagaragaraga ko mu mutwe no mu maso amaso ye yari afunguye ku buryo nakomeje gutekereza ko ari mu buzima, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Byari ibihe bikomeye. Uburyo Dian Fossey yishwe, inzego z'umutekano zahise zanzura ko wabikoze ataragamije kwiba kuko nta kintu na kimwe cya Dian Fossey cyari gifite agaciro yigeze atwara. Pasiporo ye, imbunda ye ndetse n'amafaranga abarirwa mu bihumbi by'amadolari byose byasanzwe aho nta wabikozeho. Mu iperereza ryakozwe byagaragaje kandi ko hanze y'inzu ya Dian Fossey hari ibirenge by'abantu babiri baraye bahagendagenda muri iryo joro yishwemo. Jean Bosco Bizumuremyi wakoranaga na Dian Fossey muri icyo gihe yavuze ko ibyo birenge byagaragazaga ko abo bantu nta nkweto bari bambaye. Aragira ati, twafashe icyemezo tuzenguruka ikigo kuko twabonye ko byakozwe n'abantu. Abo bantu nta nkweto bari bambaye, byari ibirenge bitagira inkweto. Abapolisi bakimara kugera hano haberetse ibyo birenge. Nyuma y'urupfu rwa Dian Fossey, abo bakoranaga bose bahise batabwa muri yombi, ariko iki gihe hakekwaga cyane uwitwa Emmanuel Rwerekana wakoraga akazi ko kuyobora Dian Fossey mu bice bitandukanye. Yagendaga asura kuko hari hashize iminsi mike yirukanwe nyuma yo gushaka gutema Dian Fossey. Nyuma y'umunsi umwe abo bakozi bose bararekuwe uretse uyu Rwerekana. Mu mwaka wa 2021 mu kiganiro National Geographic yagiranye n'umukobwa wa Rwerekana witwa Florida Nyiraneza,
yavuze ko gushinja se urupfu rwa Dian Fossey ari ukumurenganya kuko uyu munyamerika yapfuye bari kumwe na se mu rugo. Aragira ati abantu baravuga ngo papa niwe wamwishe kandi papa bari kumwe mu rugo, baraje baramutwara batwara n'imyenda yakoranaga mu rutoki iriho n'amakakama, barangije baravuga ngo ni amaraso kandi yari amakakama y'ibitoki. Kuva ubwo ntabwo twongeye kumubona. Umurambo wa Dian Fossey wasanzwe kandi upfumbatiye umusatsi byaje kugaragara ko ari umuzungu. Iki gihe inzego z'umutekano zarapimye zisanga uyu musatsi atari uwe, ziza kwanzura ko Dian Fossey yabanje kurwana n'uyu muntu waje kumwica bikarangira amupfuye umusatsi. Ibyo byatumye hakekwa Richard Magwaye wari umwungirije muri ubu bushakashatsi yakoraga ku ngagi, cyane ko byanashobokaga ko yashoboraga kwica Dian Fossey kugira ngo aziyitirire ubushakashatsi bwe. Ikindi cyatumye Richard Magwaye akekwa ni uko kuwa 3 Gashyantare mwaka w'1986, nyuma y'ibyumweru bitatu Dian Fossey yishwe, uyu mugabo yasanzwe mu nzu ye kandi ambasade y'Amerika mu Rwanda yari yarasize hafunze ndetse yarabujije buri wese kuhakandagira. Magwaye we avuga ko yinjiye muri iyi nzu nyuma yo kubonamo igicucucucu cy'umuntu, agahamya ko nta kindi yari agendereye. Aragira ati nta kindi jye nari ngendereye ninjira muri iriya nzu, ese ni iki nari kuba nshaka? Ni amakosa nakoze. Muri Nyakanga mwaka w'1986, nyuma y'amezi 7 Dian Fossey yishwe, ibipimo inzego z'umutekano z'u Rwanda zarohereje mu mahanga byaje kuza byemeza ko umusatsi Dian Fossey yapfuye afumbase mu kiganza atari uwe. Inzego z'iperereza zaje kwanzura ko Richard Magwaye na Emmanuel Rwerekana bakoranye mu mugambi wo kwivugana Dian Fossey. Ibyatangajwe n'inzego z'iperereza z'u Rwanda byasigaye bishidikanywaho na ambasade y'Amerika mu Rwanda kuko Richard Magwaye yavugaga Icyongereza gusa, nta Kinyarwanda cyangwa Igifaransa yari azi. Ku rundi ruhande Rwerekana we yavugaga Ikinyarwanda n'Igifaransa gike, akibazwa uko bombi baba barumvikanye. Ikindi cyarushijeho gutera urujijo ni uko Richard Magwaye yavugaga ko atigeze amenyana na Rwerekana cyangwa ngo bagirane umubano udasanzwe. Ambasade y'Amerika mu Rwanda yaje gufata umwanzuro wo guhungisha Richard Magwaye kuko yari imaze kubona ko azahamwa icyaha cyo kwica Dian Fossey kandi ashobora kuba arengana. Nyuma y'ibyumweru bitatu Richard Magwaye ahungishijwe na Rwerekana, urukiko rwabahamije icyaha cyo kwica Dian Fossey. Richard Magwaye wari usigaye yibera Los Angeles yagiye kuri televiziyo yamagana uyu mwanzuro w'urukiko. Aragira ati ndashaka kugira icyo mvuga ku birego bya leta y'u Rwanda cy'uko nishe Dian Fossey. Nta ruhare mfite mu rupfu rwa Dian Fossey, ari inshuti yanjye ndetse n'umwe mu bantu mfata nk'icyitegererezo. Nta nyungu ari gukura mu rupfu rwe, natunguwe n'ibi birego. Nyuma y'urupfu rwe Dian Fossey yashyinguwe muri pariki y'Ibirunga hafi y'ahashyinguye ingagi zagendaga zicwa na ba rushimusi. Urupfu rwa Rwerekana andi mayobera abakoranaga na Dian Fossey muri icyo gihe bose bahamya ko nta nyungu Richard Magwaye yari afite mu kuba yamwica, ndetse bamwe bemeza ko kamere y'uyu mugabo atari kumwemerera kwica umuntu. Joseph Munyaneza aragira ati iyo ntekereje Richard Magwaye n'ukuntu muzi kuba yakwica umuntu ndabishidikanya. Kuki se Richard Magwaye ari kuba yarishe Dian Fossey? Nyuma y'amezi 9 Dian Fossey yishwe kuwa 29 Nzeri mwaka w'1986, leta y'u Rwanda yatangaje ko Rwerekana wari ugifunzwe yasanzwe muri Mabuso yapfuye, bikaba bikekwa ko yiyahuye yimanitse. Leta y'u Rwanda yavuze ko kwiyahura kwa Rwerekana yerekana ko yagize uruhare mu rupfu rwa Dian Fossey. Umwe mu barindagaho Rwerekana yarafungiye watanze ubuhamya bwo hakorwaga iyi filime mbarankuru, yavuze ko nta buryo uyu mugabo yari afite bwo kwiyahura. Aragira ati njye na bagenzi banjye bakoranaga twari tubizi ko Rwerekana nta bushobozi yari afite bwo kwiyahura. Habonye abakozi ba guverinoma baza muri Mabuso y'inyuma basohokana umurambo wa Rwerekana usingiye mu bintu, baratubwira bati wa mugabo witwa Rwerekana yapfuye. Umurambo barawujyana. Kugeza ubu umukobwa wa Rwerekana
avuga ko batigeze babona n'umurambo wa se. Aragira ati iyo bamuduha wenda tugahamba n'uwo murambo nta kibazo twari kuba dufite, wenda niyo tumushyingura. Mu rukiko rw'iremezo rwa mbere rwa Kigali, Richard Magwaya na Rwerekana bahamijwe icyaha cyo kwica Dian Fossey, maze uyu mugabo abakozi ba ambasade y'Amerika mu Rwanda bitabiriye urubanza bavuyeho banenga imigendekere yarwo kuko nta bahagarariye Richard Magwaya cyangwa abatanga ubuhamya bigeze bahamagazwa cyangwa ngo hanagaragazwe ibimenyetso bifatika. Iri buranisha ryamaze iminota 30, ryanzuye ko Richard Magwaya akatiwe igihano cy'urupfu. Kugeza ubu Richard Magwaya bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asaba ubuyobozi bw'u Rwanda buriho uyu munsi ko bukwiye kumurenganura kuko nta ruhare yagize mu rupfu rwa Dian Fossey. Gusa ngo hari ihurizo ry'uko hadashobora gupimwa ADN cyangwa se DNA kuko wa musatsi wakuwe mu kiganza cya Dian Fossey waburiwe irengero kandi rero wakwifashishwa mu gupima ko niba hari aho huriye n'urupfu rw'uyu mugore. Abanyarwanda bakoranaga na Dian Fossey muri icyo gihe nabo bavuga ko kugeza ubu urupfu rwe batarushinja Magwaya kuko ibirenge babonye hanze y'inzu ubwo uyu mugore yicwaga aho bihuriye n'ibye, cyane ko ngo atajyaga anagendesha ibirenge. Ubuhamya bwatanzwe n'abari abakozi ba ambasade y'Amerika mu Rwanda icyo gihe bavuga ko Dian Fossey ashobora kuba yarishwe na Leta y'u Rwanda, cyane ko yari amaze gutahura uruhare rwayo yari ifite mu bikorwa by'ubushimusi, ubucuruzi bw'abana b'ingagi ndetse n'amagendo z'ubucuruzi bwa zahabu bwakorwaga hagati y'u Rwanda na Zaire. Amateka ya Dian Fossey mu birunga yakozwemo filime yiswe Gorilla in the Mist, documentary nziza cyane ku bakunda ubuzima bw'inyamaswa ndetse n'ibyiza nyaburanga. Reka dusoze tugira duti akomeza arukeye mu mahoro. Izo mu birunga yitangiye zabaye ubukombe. Mwakoze cyane kubana natwe aho twareberaga hamwe ubuzima bwa Dian Fossey bitaga Nyiramakibiri. Duhure mu bindi biganiro. Jye mwumvaga yari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, umuhungu w'Abanyarwanda ubagezaho ubucukumbuzi nk'ubw'ubwenge hano kuri Mr ML TV. Reka twongere duhure mu bindi biganiro.